Amazina ni Umurerwa Sauda, mu rugo ni mu karere ka Rwamagana, hahoze ari komine Rutonde. Mu buzima busanzwe kiriya gihe cyabaye nari mfite imyaka 12, mbese byari ibintu bigoye ku muntu ufite ubumuga, aho abandi bashoboraga kwihisha, wowe ntube wabona wenda umuntu wakwitaho kugira ngo wenda nawe ube wakwihisha, buretse Imana yabararinze umuntu. Ariko kiriya gihe cyari gikomeye cyane ku muntu ufite ubumuga kugira ngo bashe kwihisha, sinzi ukuntu nabivuga mbese. Ibyo ndibuka hari igihe haje insoresore zambaye ibintu by'ibirere, bahetse udukapu dufite mbese harimo amagerenade. Ubwo hari abasore bari baradusuye mu rugo, njye nabanaga na nyogokuru wanjye ubyara papa. Ubwo rero baraje ngo niko ngo wakanyenziwe ngo va mu muryango cyangwa tubatwike mwese ngo musohoke, ngo wa mukecuru we ngo bwira ngo abo basore basohoke ngo cyangwa iyo nzu yose tuyubike. Ubwo rero ngiye kumva numvaga yuko iyo umuntu ari mu nzu gerenade idashobora kumufata, nyine haba ngombwa ko twinjira mu nzu. Ariko nyogokuru ahamagara ba basore ati nyamuneka nimuze musohoke, ati mwumve ibyo bari bubabwire. Ubwo nyine barasohoka, ariko nyine kumva kiriya gihe Mana yanjye simbizi, yego nari ndi mutoya, ariko akenshi warabirebaga mu guhigwa kose. Mbese hari n'igihe bazaga ukabahereza amafaranga bakagenda, ejo bakagaruka. Twagize amahirwe rero, ako kanya inkotanyi zari zigeze i Kayonza, babageze aho bitaga kuri polisi ya Rwamagana. Ubwo biba ngombwa ko duhunga. Njyewe urumva nari mugaye kugenda no mu mbago, ntungira kwa sogokuru ubyara papa. Ariko mama we, abavandimwe bacu barapfuye, hari abapfiriye mu kiliziya cya Kabarondo, bakuru banjye 2 na nyogokuru ubyara mama. Sogokuru ubyara mama we bamwishe muri 59. Ubwo rero mba mbona ubungubu kuba icyo gihe warabashaga wenda kuvuga kwiyakira cyangwa kubyakira, wumvaga ari ibintu bigoye. Ariko ubungubu uko leta yagiye mbese ikadukura mu bwigunge, ubuzima wagiye wumva bushobora kubaho, ugashobora kuba wakwiga. Kuko ngiye n'icyo gihe kwiga nahise mbireka intambara ikirangira, kubera ubushobozi bukeya nari mfite bwo kubona pareye, kandi ahantu twigaga hari kure. Ubwo rero leta yaje gushaka ikigo cy'imyuga ahantu bitaga muri Gatagara, niho nigiye imyuga. Ubuzima busa nk'ubugarutse, ukajya wumva turi umuntu nk'abandi. Kwiteza imbere ni Rwamagana, twahigiye imyuga, kudoda, kuboha imipira n'utundi tuntu twa jaride, mbese utuntu dutandukanye. Ko ubivuga ngo ni nko mu muryango nyarwanda waba urimo, sosiyete waba urimo, ukaba wabasha kugira icyo ukora. Icyo gihe rero i Rwamagana nahamaze imyaka 3 ndi kwiga iyo myuga. Birangiye nyine mpita ngirirwa amahirwe mbona akazi mu Bumwe Community Center. Ubwo nigishaga abana rero bafite ubumuga bwo kutabona n'abandi bumva babyiga. Mbese ubuzima bwaragarutse kandi niteje imbere. Mu rugo bimeze neza kubera ko nabashije no kubona imashini iboha imipira, kandi nayo iri ku rwego ruhanitse 200,250 kuba nyifite rero. Mbese ubuzima bwabaye bwiza, na leta n'umutekano iduhereza no kumva yuko wakongera kuba umuntu muri sosiyete. Iyo ubashije kugira icyo ukora, sosiyete ntabwo yumva ko ntari ikintu wenda utakimaze. Ari byo nabwiraga abantu wenda baba baragize ikibazo. Hari umuntu waba aravutse nta kibazo afite, ariko ino ntambara nayo ikamusigira ubumuga. Ubwo rero iyo umuntu aheranwe n'agahinda n'ubundi ntacyo ageraho. Ariko iyo witeje imbere ukumva yuko uri umuntu nk'abandi, ibyo byose birashira. Nababwira rero ngo bakomeze kwihangana,
nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Gahunda icyambere mba mbona, urumva wenda hari abana baba baravutse nyuma mbese y'ibi bintu byabaye bakabyumva. Ibintu byo kuvuga rero ngo abantu intumbero ya mbere ni ukwigisha n'abana bavuka nyuma, ukababwira ko ndi umunyarwanda nta kindi kibyihishe inyuma, nta bya bindi by'amoko. Ibyo ngibyo nibyo bituma iyo umuntu afite biriya bintu by'ingengabitekerezo, nibyo byatuma n'abana bavutse nyuma wasanga abana n'ubundi byongeye kubazanamo ibintu by'amacakubiri. Ariko ikintu cya mbere ni ukubwira abantu bavutse nyuma y'aya marorerwa ko icyangombwa ari uko umuntu aba ari umuntu nk'undi, mbese ndi umunyarwanda akaba ari cyo kintu tugenderaho cyane kuruta ibyo ngibyo by'amoko. Ikintu wenda kiba giteganijwe, hari ukuntu wenda leta ijya yatanga inkunga ku buzima busanzwe, wumva tu hagize n'uboneka wenda waherawe mbese atarabonye n'ukuntu yiga n'uyu mwuga, wawigisha umwuga cyangwa ukaba washaka nkateri ukayishyira ahantu, byibura burya niyo wakwigisha umuntu umwe biba ari ikintu gikomeye. Nibyo ndi guharanira rero, kandi Imana izabikora. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Ikintu cya mbere icyo ngicyo uvuze cy'ingengabitekerezo, akenshi wenda muri ubu hari abantu bakibifite, ariko cyane cyane biriya bintu bikirangira nibwo abantu bari bamaze kugira ingengabitekerezo. Hari umushinga wigeze uza rero w'iby'isanamitima, akenshi wagiye usa nkaho wigisha abantu iby'ingengabitekerezo, wenda bamwe bakaba babireka, ariko aka kanya mvuga ngo umuntu ufite ingengabitekerezo ashatse yabireka kuko ntacyo bikimaze. Umuntu ni nk'undi, umunyarwanda ni umunyarwanda, ni ibintu by'amoko biveho, sibyo? Kandi akenshi iyo babishyira mu bana nibyo biba ari bibi. Ikindi inama nabahereza ni uko batajya bumva cyane abantu babashyiramo ziriya ngengabitekerezo, kubera ko urubyiruko rwo ruracyakeneye gukura. Ubundi n'urubyiruko urabaganiriza kenshi na kenshi no ku mbuga nkoranyambaga, bakirinda kumva abantu bagifite ariya magambo atari meza. Dore urubyiruko isi rigeze aharyoshye, ariko nabo bakirinda kugira gute kumva biriya byose baba bashyira ku mbuga nkoranyambaga, kandi nabo bakirinda n'umuntu wabajya mu matwi cyane. Murakoze cyane.